ari abakunda ijambo ry'Imana, abakunda kugira neza kw'Imana, Imana y'amahoro ibaha umugisha. Abakunzi ba Mana Rwanda TV, Imana ibaha umugisha. Haleluya! Imana yacu ishimwe, yatagira ingabo, mwamukomeye. Umve gusenga kwacu, data nyigira ingabo tubabarire. Abantu baracumuye, datagira ingabo tubabarire. Umwuka wera bawubane natwe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka aravuze ngo abantu mwaracumuye, abantu banze kumvira Imana. Dore umugaro w'Imana uraje, ni wo mujinya w'Imana urabamanuye kuko aya mazi amanuka. Yewe wa musambanyi we, yewe wa mujura we, wowe ufite urwango mutima, Imana yacu tubabarire cyane. Wowe ugira amatiku, Uwiteka avuga, dore ibyaha byawe biratuma umanuka, uramanuka nk'aya mazi. Ntugira aho ufata, ntugira aho ufatwa. Yewe we, haleluya. Wicara uvuga nabi mwene so, iyo ubonye umusambanyi wifatanya nawe, kandi witwa ngo ujyana mu nzu y'Imana uri umurokore. Ntukibwirize ubutumwa bwiza, wacitse intege, wahamagariwe gukiranuka. Ibyo ntubikora, ahubwo dore ibyo ukora ngibi. Imana iravuga ngo ibyo byose urabikora nka kwihora, ukagira ngo mpanywe nawe, ngo nyamara umunsi umwe azabishyira imbere y'amaso yawe uko bikorekerana. Ntabwo mubizi. Uzarimburwa n'inkota, nta mugisha uzabona. Yewe nutumvira Uwiteka ubugingo bwawe, uzarinda bujya hacecekerwa amazina yawe atari mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya! Imana yacu ishimwe. Amazi aramanuka uko niko ibyaha bikumanura. Wa musambanyi we, hari igihe wazakura amasida. Wa mujura we, ihane batakujyana gereza. Wawe ugira agasuzuguro, ihane. Uwiteka aravuze ngo mwihane mutarimbuka. Ubu ni ubuhanuzi. Hari abakozi b'Imana bajya ku mbuga nkoranyambaga bagatukana, ibyabo bigiye hanze. Bameze nk'aya mazi, ntibagira ikibafata, ntibagira ikibafata, ahubwo baranyerera, ntabwo bagira aho bafatwa. Ntibari ku Mana, na Satani igiye kubaruka. Bazajya hehe? Mu muriro utazima. Mana yacu ishimwe, ngo bazajya mu muriro utazima. Wowe urasenya urugo rw'abandi, ukibwira ko Imana izakureka, ukazana amatiku mu rusengero, ukabuza abantu gusenga. Ndetse nawe ubwawe nturujyamo, kuko ntabwo uhari. Umeze nk'aya mazi. Ntibagira aho bafatwa. Abo banyabyaha, abo batinganyi, ntibagira aho bafatwa. Dore bameze nk'amazi, dore ngaya. Ntabwo bagira aho bafatwa. Imana yacu ishimwe. Irababuriye. Mwitonde, 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 mwitonde. Kuko Imana kandi ije kuvugana n'abayo, abayikoreye, abayishatse. Iravuga ngo nkunda bankunda, abanshakana umwete bazambona. Imana yacu ishimwe, ishyirwa hejuru. Ni Imana y'imbaraga, ni Imana iturengera, ni Imana ituba bugufi. None murakora ibyaha, urajya ku mugore w'abandi ukamusambanya,
ukibwira ngo ntabwo ikureba. Urahanura ibinyoma, ukunde wuzuza imifuka, ukunde uba mu mazu ahenze, ariko nyamara uri umusambanyi, nyamara uri umubeshi. Nta byavuye ku Mana, umeze nk'amazi. Imana yacu ishimwe. Reba we, bameze nk'amazi we, ntabwo babizi, barimo baragenda banyerera, amazina yabo ari kwandukurwa, akurwa mu gitabo cy'ubugingo kubera ibyaha byabo, ariko nibihana bakagarukira Imana, Imana izabagarura. Umva uko Uwiteka avuga, arabagarura nimwihana. Garura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, ibishimwa nubikura mu bigawa, uzaba nk'akanwa kanjye. Natwe twavuye mu byaha. Mwihane, 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 mwihane. Haleluya! Imana irababwira ngo mwihane. Dore igihe kirageze, igihe kirageze. Mwigeze mubona aho umukecuru w'imyaka 80 yambara nk'uw'imyaka 3? Igihe kirageze ngo abantu bihane. Ubwo bujipo, imyenda y'abana isigaye ihenda kubera abantu bakuru aribo bayiyambarira. Nimwihane. Umuntu yambara ishati imugera aha, ntashyiramo n'ikindi kintu. Nimwihane. Umurokore aranywa inzoga, yarangiza akasubira mu rusengero. Bibiliya iravuga ngo ntuzabe mu iteraniro ry'abanywa inzoga no mu bagenda nini bagira amerwe y'inyama. Siko Bibiliya ivuga. Ndababesheye? Imana iraje. Mwabibonye? Mumeze nk'amazi. Ntabwo mugira aho mufata. Mu rusengero ntimurimo. No ku Mana ntimuri. Yewe na Satani azabihakana. Muzafatwa he? Mu muriro utazima. Mu muriro utazima. Ntabwo mwari mubizi se? Urarya ruswa, bagushinze gukora mu kigo, none icyo kigo ugiye kugihombya kubera ko uri umujura. Ntongera ufatwa. Umeze nk'amazi. Umeze nk'amazi. Amazi ntabwo agira hafatwa. Ku Mana nturiyo, amazina yawe ntaho yanditswe. Gushaka dore uri murasenya urugo rw'abandi, wagiye kuraguza wowe kugira ngo mugenzi wawe agire ibyago. Uri muramuteza izo za nyabingi, zabiheko, zabihereko, ariko Imana imuburanira iraje. Imana imuburanira iraje. Iraje batamaze we, iraje batamaze we, irabatamaza. Naraze mu rwobo. Vamos. Uwiteka mukure. Ware ijisho ry'abakiranutsi. Abubaha Uwiteka we, nimuhumure, nimuhumure, nimukomere. Dore Uwiteka azabarengera, umurengera abana be. Uri mu byago, yego. Uri mu burwayi, yego. Ufite ibibazo, yego. Ariko wigumishije ku Uwiteka. Ngubwo Uwiteka aravuga ati, ugushikamishije umutima uzamurinda, ubumara amasa, abamahoro amasa. Ugushikamishije umutima uzamurinda, abamahoro amasa. Mu izina rya Yesu. Uwiteka araje. Uwiteka araje kandi arakomeye. Uwiteka agira neza. Uwiteka azabarinda, azabaha amahoro, azabaha amahoro, azabagirira neza, azabaha bugufi. Ariko dore Satani ngo ari barazenguruka, ashaka kuba yaconshomera. Ariko abo ngabo
bamwihaye batamwihakanye bakemera imigambi ye bameze nk'amazi. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Haleluya. Imana yacu ishimwe.